Muraho mwese neza. Mama fresheri neri yatubwiye nanjye ndayumva ko nagira ngo rero mbasuhuze kandi mbabwire ko nishimiye kuza hano ngo tuganire ibiganiro biganisha ku mateka yacu nyine, amateka akomeye mu by'ukuri akubiyemo byinshi abantu bagomba kwibuka, bagomba guheraho bubaka igihugu bundi bushya ngo kibe uko abanyarwanda bagishaka. Harimo ndetse n'ibyo abantu bamwe baba badashaka no kwibuka kandi birumvikana, ariko ni ngombwa ko abantu bihangana bakagerageza kwibuka kubera ko bivamo amasomo menshi. Nagira ngo mbanze nshimire Unity Club, abayigize n'abayiyobora, kubera ko nibo baduhaye aho duhera kugira ngo iki kiganiro gishoboke. Hari igice cya mbere cyabaye cy'iki kiganiro gikomeza gushakisha uburyo twumva amateka yacu neza uko bikwiye. Icyo gice cya mbere ngira ngo giherutse kuba bitari kera. Iki gice cya kabiri nasabye ko bitancika nanjye nkaba mpari, bityo tugakomeza icyo kiganiro. Amateka rero kuyumva kimwe biragoye. Amateka y'igihugu nk'icyacu n'ibyo twanyuzemo, harimo byinshi abantu ndetse bahindura bikaba uko bitari biri cyangwa bikwiriye kuba. Bibamo impaka nyinshi, birumvikana, bifite ishingiro uko umuntu yumvise bimwe sikunda byumva, bitewe n'uruhare abantu baba barabigizemo cyangwa babifitemo, bitewe n'inyungu biba byarahereyeho wenda mbere, iyo byaza kugaragara nyuma ko mu by'ukuri zo zitari inyungu zikwiriye gutuma abantu bakora ibintu bimwe mu mateka. Haba harimo byinshi, haba harimo ipfunwe, kumva abantu aho bisanze uruhare bagize cyangwa bagiranye isano narwo bakumva badashaka kubisubiramo, nabyo bifite ishingiro.
ariko igifite ishingiro kurusha ni ukugerageza kubirenga abantu bagashakisha uko twagenda twegeranya ibintu bikavamo ukuri twashingiraho dukora ibindi. Hari n'ukuri ubundi tutasubizwa inyuma cyangwa kutasubirwaho kubera ibimenyetso cyangwa se harimo n'ibyo bimenyetso abantu bamwe biyemerera bati ibi nibyo, ibyo navuzwe, ibyo mvugwa nibyo. Nyir'ubwite yakubwiye atyo, izindi mpaka ziba iziki, aho kugira ngo uvane isomo aho ngaho, noneho iryo somo ridufashe kugera ku bindi twifuza. Impaka nyinshi rero zikunze kuba ni ba bandi aho kugira ngo avuge ati ibyavuzwe, ibyamvuzweho nibyo kandi niteguye guhera kuri ibyo nkahinduka aba umuntu muzima kurusha. Benshi baranangira nanone ku mpamvu navuze nabyo byumvikana, ariko ntabwo igihugu gishobora kuba ingwate. Niyo igihugu cyemeye ibintu bimwe bikabanza kigatanga umwanya kugira ngo abantu bagerageze bumve neza kurusha uko bumvaga, genda uwo mwanya rwose uratangwa, ukwiriye no gutangwa, ariko bikwiye kugera aho bigarukira. Igihugu ntabwo cyaba ingwate ku bantu bo bashaka kugira ngo amateka abe uko bayashaka cyangwa uko bashaka kuyumva, kutari uko akwiriye kuba ari. Izo mpaka zose zikwiriye kubona umwanya zikaba, ubushakashatsi buba, ibintu byinshi biba biganisha gushakisha ukuri, rwose bikwiriye umwanya uhagije. Kandi ngira ngo imyaka tumaze uwo mwanya waratanzwe cyangwa warabonetse, keretse kuba twawukoresha nabi gusa. Ariko nanone nk'abantu turi abantu bagiriye ibibazo, turabizi mu mico isanzwe ku bindi. Umuntu ni umuntu, agira uko avuga ati muri we umutima we akavuga kareba uwo bavuga ufite ikibazo, ibintu bibi byahereyeho kubera ko ari uwe, ari umuvandimwe, ko ari inshuti, akumva adashaka niyo yaba azi afite ibimenyetso nawe ubwe nk'umuntu, kenshi ashaka kuba ashakisha uko yarengera wa muntu, cyaha ntikimufate, ntikibe cyo, ndetse agashaka no kubwira abandi ko atari cyo. Ndetse hari n'ubikora kubera ko
icyo cyaha nicyemerwa niyo byaba biturutse ku buhamya ifite ukuntu kizazenguruka nawe kagira uko kimugeraho, so abikumira hakiri kare. Kuvuga ngo umuntu X mfitanye isano nawe uregwa ibi ngibi, isano by the way ntabwo ari iby'amaraso gusa mvuga, hari isano aho bahurira, abantu bahurira bijyanye n'imyemerere yabo uko bemera, noneho akarwanya kwa kuri kugira ngo akize wa muntu rimwe na rimwe yumva ari inshuti, ari umuvandimwe, amukize icyaha cyo kumufata. Indi mpamvu ikaba kubibuza ngo bitaba, kugira ngo bitazazenguruka ukavuga atari ko buriya nawe nuko, cyangwa se bikaba ukuvuga ngo n'ubundi icyo bita icyaha n'abo gifata abo ari bo bose, jyewe uzi ubundi ko ntacyemera, nta nubwo ntacyemera ngo ni icyaha. Niba ari umuntu wishwe bigasa nk'aho uvuze ngo yarakwiye kuba apfa, n'ubundi kuki yabaho? Ibi rero nk'abantu twebwe abanyarwanda byabayemo, tugomba kwishakamo uburyo n'ibisubizo, byanze bikunze, cyane cyane ariko mvuga u Rwanda nge nirwo ndimo, nirwo mbamo, ndi umunyarwanda. Hari abandi bishobora kuba bidafite icyo bibwiye, bashobora kubaho batyo bati twibereho uko twabayeho nyine uko turiho, birashoboka, nta handi, ntabwo nibwira ko ariko twabivuga hano mu Rwanda rwacu n'amateka yacu. Icyo tuvuga ni ukuvuga ngo twagize amateka mabi pe, mabi ariko nta kubinyura iruhande, ariko se nibyo dukwiriye, nibyo abanyarwanda bashakaga, nibyo niba n'ab'icyo gihe ariko babishakaga. Twebwe ubu dufite inshingano yo kuvuga ngo ya amateka ni ayacu, ariko siko twari dukwiriye kuba tumeze, siko twari dukwiye kuba twarabaye. Ni nacyo kwibohora bivuze. Abanyarwanda biri kuba twarabohotse, twaribohoye, ibituranga nta pfunwe bidutera, niko bikwiriye kuba bimeze. Ibyo nibyo twaberaho, ni nabyo twapfira biramutse ari ngombwa.
umuntu aberaho icyo yemera kigeze kuri uru rwego cyangwa se wanagipfira. Niho u Rwanda rugeze. Niho rugeze, ndagira ngo mvuge ngo no ku babishaka no ku batabishaka.